undi wa 10 mu bakurikiranywe mu bakekwaho ni Uwimana Claudette nawe afite umwihariko kuba ari umukuru w'isibo mutwara sibo wakodeshaga aba bantu aho babikoraga mu nzu ye. Nimuza kumva ibipimo byavuyemo hariya biteye ubwoba, ntabwo ari ibintu byagenewe kujya mu mubiri w'umuntu. No kugira ibibazo mu rwungano ngogozi. Mu rwungano ngogozi nuko acide murabizi ni imenetse ku mwenda utucika. Nicyo kimwe rero niyo wayifashe icyo kinyobwa kirimo iyo acide bigira ingaruka mu nda, mu gifu, mu myanya y'ubuhumekero, mu muhogo, aho biciye hose bikagenda bitwika. So no kuvuga ngo ni ikinyabutabire kitari cyiza mu biribwa cyangwa se ibinyobwa bifatwa n'abantu. Ikindi kintu mu ngaruka ishobora guterwa no gufata icyo kinyobwa nuko gituma amenyo, iyo ukomeje kubifata igihe kirekire iryinyo rigenda rigabanuka kugeza rishize. No kuvuga ngo rigenda rivunguka gake kugeza rishize. Nako nta n'igitangaje kirimo. Iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298 aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20 ukuba inshuro kuva kuri 20 ukajya kuri 298. So biriho ufatanyabikorwa beza. Uyu munsi rero twongeye guteranira hano kugira ngo mudufashe nk'uko dusanzwe dufatanya muri aka kazi ko gukumira ibyaha, aho dufatanya kugeza ubutumwa ku baturage ibyaha bitandukanye. Nk'uko rero mumaze kubona bari abantu bakekwaho ibyaha, ubutumwa bw'uyu munsi turibanda ku ibinyobwa inzoga, abantu bagenda bitirira inzoga z'abantu mu nganda runaka zizwi, hanyuma bakazitirira bakazipirata, bimwe bita kuzipirata, bakavangamo ibintu bitujuje ubuziranenge, barangiza bakazishyira ku isoko abantu bakazinywa. Akaba ari ibintu tugira ngo tubaho ubutumwa mugende mubwira abaturage birinde ibi bikorwa. Nyuma yuko hamenyekanye amakuru ko hari abantu bigana inzoga cyane mwazibonye n'inzoga z'amarikeri hakoreshejwe ibirango by'izindi nganda cyangwa se by'abandi bantu, inganda zizwi. RIB yakoze iperereza hafatwa abantu 10 harimo 3 biganaga izi nzoga za rike, abandi 7 akaba ari abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso byabo. Ibyafashwe rero byarapimwe dufatanyije na Rwanda FDA. Dr. Eric araza kubibasobanurira cyane ashingiye kuri resulta cyangwa se kuri resulta zavuye muri laboratoire bapimye biriya bintu bikoreshwa. Nkuko nabivuze hafashwe abantu 10, 3 aribo bakora umunsi ku wundi, abandi 7 ari ibyitso byabo, bakaba barafashwe mu bihe bitandukanye by'ukwezi kukwakira muri uyu mwaka. Abafashwe rero wa mbere akaba ari nawe ntavuga ngo niwe kizigenza muri iki gikorwa, yitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert w'imyaka 40. Uyu twavuga ko ari we nyiri business, nubwo hari abandi bafatanyije, ariko niwe ufitemo igishoro kinini. Yigana buriya bwoko bw'inzoga bwose mwabonye hariya za rikeri, akigana akurikije inzoga ziri ku isoko z'abantu babifitiye ibyangombwa. Yafataga produits zitandukanye, turaza kuzisobanura, hanyuma akazivangavanga akakuramo icyo nakwita ngo icyakwitwa inzoga, noneho agashyiraho ibirango, agashyiraho na niriya bita itembure y'umusoro kugira ngo igicuruzwa kigaragare nk'icyasoze.
uwa kabiri rero yitwa niyo niringiye Jean d'Amour imyaka 24, uyu nawe akaba yarafatanyaga na Nshimiyimana. Hakaba na Ndayambaje François imyaka 41, nawe akaba ari icyitso cya Nshimiyimana, kuko mu ngo zabo hagiye hafatirwamo bimwe muri biriya bikoresho. Uwa kane ni Hakizimana Jean Paul imyaka 36, nawe yafatanyaga na niyo niringiye Jean d'Amour, aho nabo bakoraga ibi bikorwa. Umurinda Abdu nawe ni icyitso, iwe mu rugo hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho mubona hariya. Bimenyimana Samuel nawe ni icyitso, yafatanywe bimwe muri biriya bikoresho yabaga bibitse. Nibishaka Vital imyaka 39, iwe mu rugo nawe hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho. Musanga Mfura Sirasi nawe ni icyitso, nawe mu rugo we hafatiwe biriya bikoresho. Sanzimana Gerard, uyu we akaba afite umwihariko wo kuba afite uruganda rukora urwagwa. Uyu we rero uruhare rwe muri ibi bikorwa, we ajya kuri Rwanda Revenue Authority agasaba mu buryo bwemewe, agasaba iyo bita itembure y'umusoro, tax stamp. Ziriya mwabonye ziri kuri ruro, turaza kuzibereka. Akazisaba mu izina ry'uruganda rwe rukora urwagwa. Yarangiza akaza akazigurisha aba bantu, bakazishyira kuri ibi, ndatinya no kubyita ibinyobwa, kuko nimuza kumva composition yabyo ntabwo ari ibintu byagenewe kunyobwa. Bangiza bakabishyiraho, bagafunga, noneho ikinyobwa bagashyiraho na ziriya etiketi. Ikinyobwa kikagaragara nk'aho ari ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ndetse cyasoze, kuko murabizi izo itembure y'umusoro urayigura kuri Rwanda Revenue, bakayiguha bakayishyira no muri system nk'umuntu uzasora. Rero kuyifata yaguzwe n'uruganda ruzwi rukora urwagwa, harangiza ugasanga zashyizwe ku bindi bintu bigashyirwa ku isoko, ibyo nabyo urumva ni ibyaha bihanwa n'amategeko, cyane cyane biba biganisha kunyereza umusoro. Undi wa 10 mu bakurikiranywe mu bakekwaho ni Uwimana Claudette, nawe afite umwihariko kuba ari umukuru w'isibo, mutwara sibo, wakodeshaga aba bantu, aho babikoraga mu nzu ye, akodesha, bamuha n'amafaranga menshi, aryumaho, araceceka. Ibi ngibi tukaba turi buze kugenera ubutumwa abayobozi b'inzego z'ibanze, kuko biragaragara ko umuyobozi nk'uyu nguyu atari we muyobozi wifuzwa muri iki gihugu. Abafashwe rero bafatiwe mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, mu mudugudu wa Gasharu, akaba ariho bakoreraga. Bari bafite ibyo nakwita uruganda, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Rusororo n'iya Kimironko. Ikidasanzwe rero cyagaragaye muri iyi operation harimo guha ruswa umugenzacyaha. Ikigaragaza uburemere bw'ibi bikorwa bakora bifite kubera amafaranga arimo muri operation yo gufata aba bakekwa. Uwitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert akaba ari nawe nkuko nababwiye ufite uruhare runini, akaba ari we Kizigenza niko namwita. Muri iyi kese yahaye ruswa umugenzacyaha wa RIB ngo amurekure adakurikirana, ubwo yari amaze gufatwa. Yamuhaye amafaranga kuri Momo, yamuhaye miliyoni 3,400 kuri Momo, biranga. Agerageza kumwongera andi miliyoni 1,441 cash, yatanga cash, nabwo umugenzacyaha aranga, atanga amakuru kubamukuriye, arafatwa. Muri make yamuhaye miliyoni 4,841 n'ibihumbi miliyoni
n'ibihumbi 841 muri miliyoni 7 yari yamwemereye. Izo nizo yahise amuha, amubwira ko yamwemereye miliyoni 7, amubwira ati ndaba nguha aya ngaya, ayandi nundekura ndayaguha. Umugenzacyaha arabyanga kubw'indangagaciro batozwa, atanga amakuru, uyu mugabo arafatwa, haba hiyongereho ikindi cyaha cya ruswa. Ibi bikorwa n'ubundi ntaho bitanira na ruswa. Nicyo mbabwira ko niba umuyobozi w'inzego z'ibanze aceceka, ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo ari ibikorwa wakora muri quartier ngo ntibimenyekane. Niba bikorwa bagaceceka, haba harimo involvement ya ruswa, bo ubwabo bivugira ngo baramutamika. Baravuga ngo buriya ngo baramutamitse. Kumutamika ni ukuvuga ibyo yindi bavuga ngo ntawuvugana. Ubwo rero hiyongereho ikindi cyaha cyo gutanga indonke. Gusa nubwo abantu baba biseka, ni ibikorwa bigayitse cyane ku bayobozi b'inzego z'ibanze n'undi uwo ari we wese w'umunyarwanda. Nimuza kumva ibipimo byavuyemo hariya biteye ubwoba, ntabwo ari ibintu byagenewe kujya mu mubiri w'umuntu. Agaciro rero k'ibyafashwe byose hamwe ni ibyafashwe ni miliyoni, agaciro k'ibyafashwe ni miliyoni 31,335 n'amafaranga 750. Hakaba harimo n'indonke yatanzwe miliyoni 4,841. Inzoga z'ubwoko butandukanye, litiro biriya bintu bipirase hariya, litiro 347 zifite agaciro ka miliyoni 2,600, miliyoni 2,608 n'amafaranga 500. Hari igitangaje, hari imifuniko piyese 1,139 zifite agaciro ka miliyoni 27 n'ibihumbi 800. Na ziriya izo twakwita itembure Rwanda Revenue nayo tungana n'ibihumbi 40,930 zifite agaciro ka miliyoni 1 n'ibihumbi 23,250. Ziriya tembure yaraziguze arazigurisha. Ibyo nibyo n'agaciro k'ibyafatiriwe. Rero aba bantu ko ari 10 byaha bakurikiranyweho ibyaha 4. Cyambere no gutanga idonke izwi nka ruswa, icyaha cyo kunyereza umusoro, icyaha cy'iyigana forgery, guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Ibi byaha uko ari 4 bihanishwa ibihano bitandukanye. Igihano gito kirimo ni imyaka 7 kugeza ku myaka igihano gito kirimo ni imyaka 2 kugeza ku myaka 7. Ubwo umucamanza urukiko ruzabaha ibihano rushingiye ku byaha bazashinjwa. Ibi byaha rero bihanwa n'ingingo zitandukanye z'amategeko. Harimo kwakira indonke, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa, aho igihano cyacyo ari hagati y'imyaka 5 n'7, hakiyongeraho n'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatanze. Icyaha cya kabiri, icyaha cyo kunyereza umusoro, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 87 y'itegeko rigena uburyo ubwisoreshwa. Igihano ni hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 y'igifungo. Icyaha cy'iyigana forgery, icyaha giteganywa n'ingingo ya 161 y'itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Igihano kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 y'igifungo, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha umubiri ni icyaha giteganywa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cyabyo ni igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu
y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500. Uburyo bakoramo ibi byaha, witwa Nshimiyimana Turahirwa Albert, niyo niringiye Jean d'Amour na Ndayambaje François bifashisha ethanol bifashishwa mu gukora inzoga. Araza kubibasobanura neza. Bakavanga n'inzoga n'isukari n'imisemburo hariya na za flavor, bagashyira mu macupa amaflavor hariya. Hari amaflavor ubwo ni ibitanga impumuro bishingiye n'icyo ashaka kwigana. Bagapfundikira, bagashyiraho ikirango, bashyira mu icupa, bagapfundikira, bagashyiraho ibirango, barangiza bagashyiraho n'itembure y'umusoro, bakajyana ku isoko, bakaranguza. Ugasanga rero bamwe banywa b'inzoga nabo bavuga ngo bagiye kunywera ngo ku kiranguzo, bakajya ku kiranguzo. Izi ngizi urumva bazimanura ibiciro kugira ngo zigurwe, nta misoro baba batanze, bikagira ndetse n'ingaruka kuri babandi baba babisoreye. Abantu rero ugasanga barizihirwa ngo baranywera ku kiranguzo batazi ko bari kunywa biriya bintu. Mbere yuko wenda dukomeza, nagira ngo mbanze mbereke biriya bintu ibyo ari byo, hanyuma ahite nawe ababwira ingaruka ibi bikorwa bifite ku mubiri. Mwiriwe neza. Kugira ngo twatangirana nk'uko mwagiye mubyumva bisobanurwa, inzoga murabona ko yitwa ingwe, ikorwa n'uruganda rwitwa NBG, kandi mu bantu bose berekanye hano bazifatanywe nta n'umwe uhagarariye NBG cyangwa umukozi wa NBG. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoraga ni ukwigana inzoga z'abandi bakazishyira mu yandi macupa. Hariya Inguvu nigeze kubona, hariya Gabi, ni inganda zizwi zaho ibyangombwa zigenewe, ariko noneho ugasanga hari abandi bantu barimo gukoresha amazina y'izo nganda zizwi kugira ngo bakore ibindi binyobwa tutazi niba byitwa ibinyobwa nk'uko bababwiye. So muri make yago gufata product z'abandi bantu ukaziyitirira ugamije kuzana inyungu. So ngira ngo ibindi bintu ndaza kubisobanura mbabwira ibyavuyemo, kuko twafashe impagararizi ya bino byose tujya kuzipima. Ndaza kubabwira muri make ibyavuyemo. Ibi ni alcohol. Alcohol ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu nzoga zisembuye, nizo bongeramo. Birasanzwe, ariko iyo wishyizeho ku gipimo kirenze icyemewe nabwo biba atari byo. So ndaza kubabwira bimwe mu ngaruka bishobora gutera ku buzima bitewe n'ingano ya ethanol washyize mu kinyobwa, ariko iriya nayo ni ethanol. Ibi rero nabyo ni amaflavor atandukanye bituma inzoga igira impumuro cyangwa uburyohe mu kanwa bitewe n'iyo bari kwigana. Hano harimo aya mafu ni za catalizer. Yego, hanyuma rero n'ikindi nababwiraga, izi murabona ni za zindi bita itembure ya Rwanda Revenue. Urabona iyo agafasha atya agashyira tuvuge ku icupa ripfundikiye hano, agashyiraho atya, biba bigaragaza twese iyo tubonye itembure nk'iyi ngiyi tuba tuzi neza iyi ni itembure y'umusoro. Tuba tuzi neza ko iki kintu bakidekaraye, bakimenyekanishije muri Rwanda Revenue. Ibi ngibi
aba ari ukugira ngo ukibona wese abone ko cyasoze. Ni uburyo bwo kugira ngo bihishe inyuma y'ibi bikorwa ntibigaragare, ntihagire ubakeka. Ariko icyo twababwira ni uko inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha tufatanyije na Rwanda FDA ntabwo tuzaborohera, tuzaguma tubarwanya. Urabona izi ni za ruro za stika, agira cyakomoraho akayomora agashyira ku icupa bijyanye. Wowe ntabwo waramuka, urabibona. Noneho urabona hano izi ni stickers, ni labels ziriho n'ikirangantego cya Rwanda FDA, ku buryo abantu basabwa kujya baba maso bakitegereza. Ngira ngo muri make ni ubu buryo twabisobanuramo. Muradufasha gutanga ubutumwa abantu kujya bashishora. Noneho reka dusubire hariya. Mwongeye kwirwa nanone. Nagira ngo nshimire urwego rwa RIB ku mikoranire myiza dukomeje gukoranamo, kandi bizakomeza. Ikindi twigize ko muza kuri bintu bya tax stickers. Ziriya tax stickers nagira ngo mbabwire ko kugira ngo inganda zizihabwe tuba twakoranye na Rwanda Revenue. Bivuze ngo tax stickers inganda zihabwa nuko tuba twabikoranye na Rwanda Revenue, natwe twemeje ko ibinyobwa bimeze neza. Mu kuvuga rero ngo kujya kwigana ibinyobwa kongeraho stickers za Rwanda Revenue nabyo uwakoze amakosa, kandi wanakoze n'amakosa ku nzoga. Rero dukorana na Rwanda na RIB twafashe impagararizi zitandukanye, hanyuma tuzitwara muri laboratoire. Ikigo cy'ubuziranenge kimwe muri service gitanga nuko dugira laboratoire idufasha gupima ibyo tureberera kugira ngo twemeze ko byuje cyangwa se bituje ubuziranenge. Icyo nshaka kuvuga nuko amakuru ngiye kuvuga hano ntago ari amakuru yagendewe ku jisho, ntago ari ibintu bitatwaye muri laboratoire ngo bisuzumwe by'ukuri. Twafashe impagararizi turapima. Rero mu mpagararizi twafashe twasanze hari ibinyabutabire by'ubwoko bune. Harimo ubwoko bubiri bwa acid, imwe yitwa acetic, indi yitwa volatile. Hakaba n'ubwoko bubiri bwa alcohol, imwe n'iriya twabaze tubereka yitwa ethanol, indi ni yitwa methanol. Ethanol na methanol ndaza kubisobanura. Muri ziriya acide ebyiri navuze zihuje ibimenyetso, zihuje n'ingaruka zigira ku muntu wanyweye ikinyobwa kirimo ibyo binyabutabire. Icya mbere ni ukugira ibibazo mu rwungano ngogozi. Mu rwungano ngogozi nuko acide murabizi niyo imenetse ku mwenda uhita ucika. Nicyo kimwe rero niyo wayifashe icyo kinyobwa kirimo iyo acide bigira ingaruka mu nda, mu gifu, mu myanya y'ubuhumekero, mu muhogo, aho biciye hose bikagenda bitwika. So no kuvuga ngo ni ikinyabutabire kitari cyiza mu biribwa cyangwa se ibinyobwa bifatwa n'abantu. Ikindi kintu mu ngaruka ishobora guterwa no gufata icyo kinyobwa nuko gituma amenyo, iyo ukomeje kubifata igihe kirekire iryinyo rigenda rigabanuka kugeza rishize. Ni ukuvuga ngo rigenda rivunguka gake kugeza rishize. Ikindi mwumvise ko mu bikorwa muri ziriya nzoga harimo n'isukari. So iyo wihewe n'ino alcohol bituma umuntu uyinywa ibipimo bye by'isukari bizamuka. Iyo ibipimo by'isukari bizamutse mu mubiri w'umuntu, murabizi indwara ishobora gutera za diabetes. Mujya mwumva diabetes ishobora kugira complications, igatera indwara z'umutima. Indwara z'umutima zahora n'iyo diabetes bitewe n'igihe zimaze n'imiti umuntu afata avura izo ndwara, bikaba byanaviramo n'indwara ya kanseri. Ikindi kintu gihuriweho na za acide z'ubwoko binavuze ni ireme ry'amagufwa. Sinzi niba muzi mwari mwabona igufa ry'umuntu mukuru n'igufa ry'umwana. Igufa ry'umwana kugira ngo urivune
ndavuga ingimbi, umwana w'umusore n'umusaza, riba rikomeye. Mu gihe uyu musaza uko umuntu agenda akura cyangwa agenda asaza, igufa rigenda ryoroha. Biba byatewe n'ikintu bita densité y'igufwa, riba rifite ireme rimeze nk'irikomeye cyane kurusha iby'umuntu ukuze. Iyo umuntu rero anywa ikinyobwa kirimo izi acide z'ubwoko bubiri, bya reme ry'igufa rigenda rigabanuka ku buryo igufa rishobora kuvunika mu buryo bworoshye, byoroha cyane kurusha uko umuntu muzima yakagombye kuba afite amagufa afite ireme. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'ibinyabutabire byabonetse bya acide. Icyiciro cya kabiri ni bya za alcohol zabonetsemo. Iya mbere ni ethanol, ari nayo twerekanye hariya. Ethanol igira ingaruka ebyiri. Hari ingaruka zishobora kuza muri ako kanya, kuva ku munota umuntu yanywereyeho, cyangwa se umunsi ukurikiyeho, cyangwa se icyumweru, ariko munsi y'amezi 6. Izo ngaruka rero ni izi ngizi. Icya mbere ni uko imifatire y'ibyemezo irahinduka. Ubwo dushatse twanabihuza no gusinda cyangwa se guta ubwenge bitewe n'uko yafashe inzoga. Tubyumvikaneho neza, iri ethanol iremewe gukoreshwa, ariko se ikoreshwa mu bipimo bingana gute? Buriya mu nzoga zose turekura twemerera kujya ku isoko, nuko tuba twemeranijwe n'ibipimo banditse. Ibipimo bashize kuri label bihura n'ibipimo twavanye muri laboratoire. Abashaka gukora amakosa akenshi batwereka ibipimo byemewe, ariko ibirimo imbere ubona ari uko wapimye bikaba biri hejuru. Icyo twabonye bakunda kubikorera nuko baba bashaka ngo umuntu akoresha amafaranga make ariko agere ku kigenderewe mu gihe gito. Sinzi namubyumva. Iyo umuntu anywa inzoga no kugira ngo none urumva no kuvuga ngo wa muntu iyo yatubeshe ngo harimo ethanol ya 5% kuri label, kuri etikete, ariko mu nzoga mimbere agashyiramo 18, no kuvuga ngo wa wundi wari gufata amacupa 3 kugira ngo asinde arakoresha icupa rimwe kuko ethanol yazamutse. Nicyo babagamije kenshi. So no kuvuga ngo bituma imitekerereze no gufata ibyemezo bidakunda. No kuvuga ngo niba ntwaye imodoka nkajya gufata icyemezo cyo gufata fera ku kanya nasinze, ntago byakunda. No kuvuga ngo icyo gihe biba byafectinze ubuzima muri ubwo buryo. Ikindi cya kabiri, alcohol ibaye nyinshi ihinduka nk'uburozi. Ni nayo mpamvu mu Rwanda dufite itegeko ritemera ko turenza alcohol irengeje 45. Icyo nacyo ni ikindi. Izo ni mu ngaruka z'igihe gitoya. Mu gihe kirekire rero, ari nabyo tudashobora kumenya vuba na vuba, bisaba igihe kugira ngo tubibone, nuko ethanol ishobora gutuma umwijima ugira ikibazo. Aha ndagira ngo mbabwire ko buri umuntu ntago afite ingingo zacu zose, ntago ariko zifite akamaro kangana. Umwijima uri mu rugingo, zimwe mu ngingo dufite zikomeye ni umwijima, ni umutima, ni impyiko. Ibyo ngira ngo twese turabizi. Impamvu umwijima bawushyira mu ngingo zikomeye nuko ibyo turya, imiti dufata, buriya ni umwijima ubanza kubigogora kugira ngo ibone gukora akazi kabyo mu mubiri. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo umwijima wagize ikibazo, umuti wose ufata uhita nk'uburozi, uhita toxic, uhita ujya kuri level yo hejuru utakagombye guhabwa ko umwijima ufite ikibazo. Iyo umuntu afite umwijima, aho kugira ngo bamuhe miligrama 500 za paracetamol, bamuha nk'ijana kubera ko umwijima ufite ikibazo. So ni kugira ngo numvikanishe neza akamaro ko kurinda umwijima ibintu bishaka kuwangiza. Rero ethanol iri hejuru yikenewe yangiza umwijima. Ikindi cya kabiri nta kivuze ni indwara z'umutima zishobora guterwa n'inzoga, ariko izo ndwara z'umutima zishobora kuvamo na stroke iyo zageze ku rwego hejuru. Ikindi nuko indwara zitandura buriya zigenda zihanahana. Ushobora gutangira urwaye diabete ko navuze ko isukari zamuka bikangiza umwijima bigafata umutima, ariko uko bimara igihe na kanseri ziramo. Ikindi cya gatatu giterwa n'indwara no gufata ethanol nuko ubuzima bwo mu mutwe nago buhangirikira. Umuntu akagira indwara y'agahinda, akigunga bitewe na za nzoga yafashe. Yazifata ukabona nibwo yatangiye kuba muzima, ariko atazifata ukabona yagize ikibazo, akaba ari nabyo bimupushinga gukomeza azifata. So iya kane, product ya kane ariyo ethanol yindi babonyemo ni yitwa methanol.
metanol ni nayo mbi cyane. Impamvu ari mbi nuko icyambere ntabwo tuyemerera gukoreshwa mu bintu bakoresha bakora inzoga zisembuye. Etanol rero twavuze ko yemerewe gukoreshwa, ariko mu bipimo byemewe. Metanol yo hayibera mbi nta nubwo tunayemera, nubwo yaba ari nkeya ntabwo tuyemera. Impamvu tutayemera rero ni ingaruka itera ku buzima bw'umuntu. Icyambere nuko n'uburozi, aho inyuze hose, yaba imyanya y'ubuhumekero, yaba imikaya, irangiza. Ikindi cya kabiri, itera ubuhumyi. Umuntu wafashe metanol arahuma, keretse iyo agiye amahirwe yo kugira ubutabazi bw'ibanze akimara kuyifata bakayimukuramo, nabyo ni ibintu bihenze. Ikindi nuko iyo unayifashe hari igipimo urenze byo uranapfa. Metanol irica. So muri makeya nibyo twabonyemo mu binyabitabire bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu, ariko dufite n'ubutumwa dushaka kubaha. Mwe muri abafatanyabikorwa bacu, tubizeramo imbaraga zigera ku bantu benshi kugira ngo dukumire bino bintu. Bano bantu impamvu bakora nuko babona umuguzi, sibyo? Umuguzi ninde? Ni jewe, ni wowe, ni abavandimwe bacu, ni ababyeyi bacu, ni abaturanyi, ni abaturarwanda. Mutubashiye kudufasha tugahagarika icyo kintu cya wa muntu bifata bwa nyuma, umubinywa, twaba dukoze igikorwa gikomeye cyane. Ubundi butumwa nashaka ko mudufashamo, kandi ndashimira bamwe mu banyamakuru, harabo tuzi batwegereye. Hari bano bantu, harimo n'abaza batarabona ibyangombwa, ari inganda zihari zitarabona ibyangombwa, bakabegera bakabasaba ko mubafasha kubyamamaza, sibyo? Mujye nyabuneka mubanza mu kutubaze muti uyu muntu ko yansabye yanyegereye ngo tumwamamarize, ese ibyo akora byuje ubuziranenge? Ndagira ngo nshimire no umunyamakuru watwegereye, ntabwo ndi umuvuga amazina, ariko ndibuka ko umwaka ushize yatwegereye atubwira ko yabonye contract, ariko atubwira ati mungira inama mbyemere. Ariko icyiza cye nuko umuntu yashaka ko mwamamariza ni umuntu utari bwagire ku rwego rwo gukora ibintu byuje ubuziranenge. Rero mudufashe, dufatikanye kugira ngo turinde abanyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane Dr. Eric, ngira ngo abisobanuye neza cyane, abisobanuye mu buryo buri scientifique. Uburyo buri scientifique ni ukuvuga ngo yerekana ibyavuye muri biriya bintu bapimye, soje atanga n'ubutumwa bwiza cyane. Arakoze cyane Dr. Eric ku buryo abisobanuyemo. Urumva ko abisobanuye ashingiye ku bintu bifatika biri scientifique byakoreweho ubushakashatsi. Mwumvise ingaruka zirimo muri ibi bintu, ingaruka ku buzima bw'abantu. Ingaruka zirimo ni nyinshi, ntabwo ari ku buzima bw'abantu gusa, harimo n'ingaruka ku bukungu. Niba aba bantu bakora ibi bintu bituje ubuziranenge babishyira ku isoko bikica ubuzima bw'abantu, hari n'imisoro ihagendera. Nabyo nababwiye ko ibi bikorwa nk'ibi ngibi n'ibikorwa bya ruswa biba birimo, ibyaha bya ruswa biba birimo. Ntabwo rero tugomba kubyemera ko ibi bintu bigomba kuguma ku isoko cyangwa se tukabihishira ntitujye dutanga amakuru. Ashoje avuga ati rwose abanyamakuru, abafatanyabikorwa, abakoresha imbuga nkoranyambaga, nujya kwamamaza ikintu nyabuneka jya ubanza ubegere bazatsi uyu muntu wampaye kontra yo kwamamaza, ibyo namamaza byaba byemewe, bifite ibyangombwa byemewe, ibyo namamaza koko bifite ubuziranenge, kuko ingaruka bigira ntabwo wamenya uwo zizageraho, ndetse no ku mwana wawe n'umuturanyi wawe n'umuvandimwe n'umugabo wawe nawe bishobora kumugiraho ingaruka kandi ubyamamaza. Muzi ko ari benshi bamamaza. Usibye rero kuri ibyo banyereza imisoro, bagatwara amafaranga menshi, ndetse bagatuma na babandi
bafite inganda zikora neza business yabo ipfa, bangiza business z'abantu. Ubwo rero tukayanga ubwo butumwa mu bugeze ku bantu. Ikindi gikomeye, abantu bashishoze, abantu bagira ubushishozi, bajye babanza bitonde barebe ko biriya bintu byuje ubuziranenge koko. Ubutumwa rero bundi ni ku bacuruzi, abacuruzi bihisha mu mutaka w'ubucuruzi. Mwabonye nk'uriya mugabo ufite uruganda rw'inzoga z'urwagwa, ari kurengaho akajya kugura ziriya tembure z'umusoro akazigurisha abantu bakora ibintu bituje ubuziranenge. Ubwo ni ubugizi bwa nabi. Ubundi butumwa dutanga ni ukuri, turasaba abayobozi b'inzego z'ibanze, abayobozi b'inzego z'ibanze nibahaguruke, ba mudugudu, ba mutwara sibo. Mubonye ko mubafashwe harimo mutwara sibo, biteye isoni kuba umuyobozi ashobora kugaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi bibangamira ubuzima bw'abanyarwanda, ngo kubera ko ngo akodesha inzu cyangwa se amafaranga bamuhaye. Mwumvise terme bakoresha hariya tuganira, bavuga ko ngo babatamika. Umuyobozi w'inzego z'ibanze batamika, bakagutamika ukemera ko uburozi nk'ubu ngubu ujya mu banyarwanda, ntabwo ari wo muyobozi ukenewe muri iki gihugu. Abaturage nabo dufatanye dutanga amakuru, kuko ibi byose bibera muri quartier tubamo duturamo, ntabwo ari ahantu mu ishyamba hataba abantu, ni muri quartier dutuyemo. Mubonye aha ngaha navuze umudugudu hariya bafatiwe, ni muri quartier ituwe irimo abantu ugenda usesera. Hanyuma twebwe dukora iperereza, ukiri no hanze y'igipangu izi za rukoro zarakunukiraga, ukibaza rero abantu batuye aho ngaho bo ntibagira amatsiko yo kumenya ibikorerwamo. Tureke guhishira abanyabyaha, kuko guhishira umunyabyaha bikagenda gute murabizi. Umuyobozi rero nka Uwimana Claudette mutwara sibo ni uwo kugaba, uhishira ibikorwa nk'ibi ngibi. Murakoze. Sinzi niba hari ibibazo mufite. Jean Paul Francis araturutse muri RBA. Ntabwo mwatubwiye mwabafatiye, ese mwipereza mwakoze bari bamaze kuko bari bamaze igihe kingana gite bakora ibi ngibi, kuko twumvise ibinyabutabire birimo, birashoboka ko hari n'abapfuye bazize inzoga. Bari bamaze igihe kingana gite bakora, ese mwarapereje musanga ntabashobora kuba barazinyoye bikabagiraho ingaruka? Ibyo bibazo byanjye. Batubwiye ko bamaze gufatwa, batubwiye ko bari bamaze amezi 5 babikora, ariko ibyo nabyo biracyakorwaho iperereza. Urumva iyo yivugira abayivugira yiganisha heza. Imyaka 5 rero nako amezi 5 akora, niko bavuze. Biracyakorwaho iperereza, ntabwo twakwizera ko ari ibyo, ariko biracyakorwaho iperereza. Ikindi kuba wenda hari abazinyoye, ubwo ngubwo ibyo ngibyo ntabwo sinzi ko byakorohera abagenzacyaha kuvuga ngo ninde wayinyoye, ariko kugeza ubu ngubu ngira ngo amakuru ari hanze nuko ntawe biragiraho ingaruka. Ntabwo ari kimwe na ya case yigeze kuba mwigeze kumva. Ni muri urwo rwego rero tugira ngo tugumye dufatanye tubirwanye ntibigere kure. Bafashwe mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwa 10. Ikibazo kijya guhura n'icyatatsinze nashaka kubaza niba ntaho mwamenye byarangujwe ku buryo byakurwa ku isoko aho ngaho. Niko kazi turi gukorana na Rwanda FDA tubishaka muri za supermarket, ahantu hose no muri quartier no muri boutique, aho byaba biri hose, kugira ngo bigaruke byangizwe. Bigomba kugaruka bikangizwa. Ariko noneho urakoze cyane aho ngaho, turasaba n'abantu baduha amakuru niba hari aho babibona ibikorwa ibinyobwa nka bira bituje ubuziranenge, badutungira agatoki tuhagere. Umuntu ubinywa cyangwa se ugiye kubigura, haba hari itandukaniro nibura ritoya bishobora kuba bifite ritandukanye n'ibisanzwe bya original? Nibyo twavuze ati hagomba kubaho ubushishozi, ukitonda. Icyambere usanga hari igiciro gitoya, babishyira ku giciro gitoya nyine cy'ikiranguzo kugira ngo batractinge abaguzi.
ukumva ngo za bon 7 ngo igura icyatanu ukumva babihanantuye. Rero bantu banywera ku kiranguzo rwose muhitondere ko ku kiranguzo uwo muntu waba yaranguye he. Iyo nimwe mu kintu kigaragaza ko ibyo bintu bituje ubuziranenge. Ariko noneho mugatera intambwe, Rwanda FD imiryango yaho irafunguye, abantu bagire n'amatsiko. Ushobora no kwifata kubw'amatsiko ukakajyana gacupa nakaguza aha ukabashyira bagapima, kuko ni urugamba rwa twese tugomba gufatanya, kuko ntuzi ingaruka uwo bizagera. Bishobora kugera ku mwana wawe, kuri so, ku muvandimwe, ndetse no ku munyarwanda wari wese. Rero ntabwo twabyifuriza. reka mbaze umuyobozi muri FDA, hari abantu bashobora kubona iyi nkuru bagatangira gutinya ibi binyobwa kandi hari inganda zibikora neza. Nagira ngo nabo mutange ubutumwa kugira ngo hatagira umuntu ubona iyi nkuru agatangira gutinya kunywa no byirisi cyangwa agatinya kandi ari akayoga kazima kamugwaga neza. Ego igenda umva icyo kibazo ntabwo kigoye cyane. Reka tugurire muri ahantu hazwi. Reka mbabwiye n'andi makuru wenda ashobora no gufasha n'abanyarwanda. Buriya supermarket tuzi ibyangombwa, abaranguza tubaye ibyangombwa nkuko tubiha inganda. Ese abantu bagiye bagurira muri ahantu twahera ibyangombwa hari icyo byabatwara? Icyo gihe ni ukuvuga ngo na wa muntu umusapurayinga umuhereza ibicuruzwa byibuze ushobora no kumutresinga, ushobora no kumukurikirana ukamenya naho byaturutse. Ikindi n'abanyarwanda bamenye uburenganzira bwabo, kubaza waguze igicuruzwa icyemeza ko yabikuye ahantu hizewe ni uburenganzira. Ni uburenganzira. Ni ukuvuga ngo niba biguze kwa NBG yakweretse EBM ni urugero, ni akantu gato yakweretse EBM ko byavuye ahantu hizewe, kuri wa muntu ubikora atari wa wundi wabyiganye, ni utuntu nk'utwo. Ariko reka dushyireho n'urundi rwego kuvuga ngo ibyo byose utabiboneye amakuru, FDA irahari. Nimba unashaka rwose nshobora kuza kubaha nimero mu gihe cyo gutambutsa inkuru, habaha nimero bazaye bacishaho ikintu cyose bagizeho impungenge bumva bashaka kubaza amakuru muri FDA tukabafasha. Ngewe ikibazo ndakibaza nitwa Jules William Niyitegeka, nkorera Chita Magic. Ibyo mbaza n'ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga dukoresha umunsi ku munsi. Tumaze iminsi tubona inkuru mwatangaje ko hari mugenzi wacu witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa Fata ku mavuta ukurikiranyeho ibyaha yakoreye kuri social media. Ibibazo nifuza kubaza, icya mbere ndabaza ngira ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nyuma y'uko mutangaje iyi nkuru haba hari abandi ba influencers muri kuganiriza? Nyuma y'uko mutangaje ko habayeho kumuganiriza, habaho kumwigisha no kubireka n'ibindi, ubwo muratubwira niba bahari, niba bishoboka mwadusangiza amazina yabo cyangwa mukabagira inama ahangaha kugira ngo niba ari abikosora babikosore hakiri kare. Icya kabiri ndakibariza abaturage. Ni kenshi tubona hafashwe umuntu usanzwe uzwi ikaba inkuru ndende abantu bakabyibazaho kubera iki hafashwe uyu nguyu gusa, kubera iki afunzwe. Ese RIB yari ikwiye kwivanga mu myidagaduro ko tuba turi muri showbiz? Nkabaza ntese ntabwo RIB mwaba mutonesha mu bijyanye n'abo mugira inama mu gufata bamwe cyangwa se kugira inama bamwe abandi mukabareka, mu gihe hari igihe RIB ifata umuntu imukurikiranyeho icyaha abantu batese uyu ko adakabije ko hakabaye hafashwe uyu, abandi batese ko turi muri showbiz. RIB birayireba, RIB yakabaye iza nyuma mbere y'izindi nzego nka Rwanda Media Commission. Murakoze. Urakoze cyane. Turakoze nubwo ikibazo kitari gihuye n'ibyo turimo, ariko n'amatsiko muba mufite nibyo tuba tugomba gutanga amakuru. Gusa icyo nabasaba, iki gisubizo ntikize kudaryutinga gahunda y'uyu munsi, kuko akenshi usanga showbiz ari iza mbere, kandi mu by'ukuri icyo twabahamagariye ari ukugira ngo dutange ubutumwa ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'imbere. Ntacyo ndagusubiza, ubwo wowe nk'umunyamakuru professional uraza kumenya uko utangaza inkuru zawe, wagira inkuru ebyiri zitandukanye. Wabajije uti dufata Sengabo Jean Bosco, twavuze ko yaganirijwe. Nibyo yaraganirijwe pe,
yaganijwe inshuro nyinshi, yagiwe inama inshuro nyinshi, yahawe na warning inshuro nyinshi. Warning zimwe murazizi, ariko hari ibintu bitangaje urwego rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha, aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jyewe sinzitaba ruriya rwego, ndetse na mugenzi we Jihad uzaba akiriho Sipiriyani akamwogeza ati bivuge sha. Ubu se bari hamwe. Niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beza, ntimunakundana. Ni wa muheta ushuka umwambi, ubu se bari hamwe ngo bivuge sha, aranabivuga koko pe. Ariko igitangaje nako nta n'igitangaje kirimo, iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis, urumogi, ku kigero cya 298, aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20. Ukuba inshuro kuva kuri 20 ukajya kuri 298. So rero birayavugaga, biragaragara ko yari under influence y'ibingibi, hari ibyamukoreshaga koko. Ariko nanone nubwo byabimukoresha, iperereza ryacyakorwa. Wambaje uti se hari abandi bagirwa inama, abandi bagirwa inama, hari abo tugira inama, turabahamagara, hari nabo duha ubutumwa nk'ubu ngubu buri general wakwiyumva mugahinduka. Hari abahindukira bakatubwira ati wakoze, ati hariya rwose sinzongera. Gusa tugiye kubigabanya. Ayashuri ndababwiza ukuri, ntabwo barigishijwe barumvise uwinangiye, ubwo ngubwo amategeko nyine arakora akazi kabo. Byumvikane ko n'undi wari we wese ukora nk'uri nkafata ku mavuta, n'uwari we wese, ndabivuga nciyeho akarongo, ntabwo tuzamwihanganira. Bicike aya mafuti ari muri showbiz, acike. Aho abantu basigaye bifatira abandi, ugasanga wambwiye ngo showbiz ngo rib igomba kuzamo. Showbiz ntabwo ari ikirwa kigenga, aho kitagengwa n'amategeko. Hari n'ibintu abantu bitiranya. Umuntu agafata ikarita ngo ni umunyamakuru, yaba yicaye ku gitangazamakuru runaka akaba avuga ibintu bizima, yahindukira yatera umugongo ngo agiye ngo gukora ngo kuri YouTube, ukumva n'abantu babiri batandukanye, two faces, double standard. Ahubwo ugiye ngaya n'abantu bakoresha abantu nk'abariye. Ikindi butumwa mbaha hano, harimo ba social media influencers, harimo abafite za YouTube channel. Uzongera guhostinga umuntu wibasira undi ni umufatanyacyaha, uzajya mujyana. Si ubwa mbere mbivuze ibingibi, hariho ababikeresheje, ariko this time niba mushaka ko kubireka ariko bamwe bafunzwe sinzi impamvu. Social media dushobora kuyibyaza umusaruro. Harimo ubunebwe cyane, harimo ubunebwe, abantu badashirika ubute bwo gucreatinga content nzima zubaka, ahubwo ugasanga baracuruza amatiku. Ngira ngo bishize nababwiye umuntu wambwiye ngo kwirega doctor ngo amatiku ni yacuruza, none se ngo ukomanyije umuntu imitwe ngo bagakomana ugacuruza. Kamo wowe urungukira mu bibazo by'abandi. Ni kuvuga ngo showbiz cyane cyane mu muziki, mu bakora umuziki turabihanangiriza. Tuzi neza ko hari gukoreshwa, turanayibona hari gukoreshwa imvugo zishobora gukurura amacakubiri, aho abantu birema mu duce, bamwe bagurira abandi, bagurira ngo bitwa ngo ba social media influencer nk'abafata ku mavuta, ngo bagende basenya abandi, ngo harimo ibintu ngo byo kuzimya abandi. Ibyo bintu bicike, ngira ngo bicike. Ntabwo tuzemera ko social media ikoreshwa showbiz ikanyuramo abantu bashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, bashaka gukuramo amatiku, amacakubiri, utukundi. Ntabwo tuzabyemera.
ngira ngo murabizi ko ubumwe bw'abanyarwanda ariyo nkingi u Rwanda rwubakiyeho, umuryango uzashaka gucamo wose. Hari abagerageje guca kwitwikira umutaka w'itangazamakuru cyangwa freedom of speech and expression, bagapfobya jenoside, bagakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Byarangiye bari hehe? Ababashukaga babonye ko nta mukino, na bamwe muri mwe bashakaga kubahostinga ntawe ushobora gutinyuka. Rero nkuko mwatinye hari mutinye no guhostinga umuntu, umwicaza, umuha mikoro, umwogeza avuga ibintu, amagambo arimo gukurura amacakubiri. Ngira ngo message iri clear, ntabwo ari ngombwa ko cita nza kuvuga ngo kanaka naramuganirije, oya, ariko muzajya mubibona nyine nka kuriya. Hari icyo nari nibagiwe cya gatatu cyanjye bwite maze iminsi nibaza, nta gihe kizagera ubugenzacyaha bukakira ibirego by'abihorera kubera ibyaha bakorewe kuri social media. Umuntu agukoreye icyaha cyangwa byo mumaze iminsi muvuga abantu bakoresha mu nyumvishirize, umuntu akishyura umuntu uti genda umwumvugire gutya na gutya, umwumvugire gutya na gutya, acika intege. Ntabwo ko igice kimwe abantu bangirika mu buryo buri mento, nta gihe umuntu azagira umujinya agashaka wa umuntu wamuvuze kuri internet akamukorera ikindi cyaha cyangwa nawe akamukorera nk'ibyo ngibyo. Uri kuvunika icyo gihe cyo kwihorera, niwihorera nawe nyine uzahanwa, kuko inzego zirahari zigomba guhana ibyo byaha, nta muntu ugomba kwihorera. Icya kabiri, ntibifatwe nk'aho mudukangisha ko muzihorera. Uzihorera nyine azahanwa nk'uwihoreye, kuko inzego zigomba, ni urwego ruba rwarashyizwe kugira ngo rukurikirane. Ahubwo hariho abantu bamwe bitiranya ibintu byose. Hariho ibyaha byo kujya muri RMC cyangwa se kuregera muri civil, mu nkiko za gisivile. Hariho n'ibiza muri RIB. Ibya gisivile ni ibyo muri gisivile, ariko hariho n'abantu bari kwitiranya ibyaha by'umwuga w'itangazamakuru n'ibyaha mpanabyaha biza muri RIB. Ntabwo niba uzakangisha gusebanya bizajya kuregerwa mu nkiko za gisivili. Iyo ni blackmailing, ni icyaha cyo muri RIB. Niba uzafata ruswa ngo udatangaza inkuru ku muntu, niba uzakora cyber stalking, ni kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ngo bigombe kujya hariya. RIB niko kazi kacu, tuzaza gusa tumenye kubitandukanya. Ndetse hariho n'abandi bantu ngira ngo mbaho ubutumwa, kuba ufite ikarita y'itangazamakuru mu by'ukuri ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa ku byaha RIB ikurikirana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba ufite imbuga nkoranyambaga wigengaho, wumva ngo wigengaho, ntabwo biguha ubudahangarwa kuba RIB itagukurikirana. Icyo ngicyo nacyo kibikwiye. Uwo ari we wese, izi mbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa neza, zikabyazwa umusaruro. Zirakoreshwa muri entertainment, abantu bakishima, ariko uzazikoresha ashaka gukora ibyaha muri showbiz azakurikirana. Murakoze. Hanyuma ya nimero badafitiye impado. Yego.